Ayiwe, ibintu birakomeye ndetse birakomeye cyane pe. Akanyugunyugu kagotewe hagati y'abakigiye umugambi katari kabizi namba. Bagacuriye umugambi wo kukagurisha, ariko ko nta kintu na gito kabiziho habe no kubirota. Inkende igiye kukagurisha yibonera amafaranga, ihita ijya kwigurira imineke, dore ko inashonje kubi. Igihe cyose imaze mu ishyamba nta kintu yariye, yewe irashonje pe. Aya niyo mahirwe ibonye yo kubasha kujya kwigurira imineke. Nawe urabyumva rero, ntabwo iri buzuyaze na gato. Ariko se iragurisha akanyugunyugu batabanje kubivuganaho ra? Nuko inkende yegera ka kanyugunyugu itangira kukabwira yitonze iti, wa kanyugunyugu we, uri keza pe, ubereye iri shyamba, ubereye kuryirukankamo, ubereye kuritambagiramo, ariko uyu munsi ibyawe byarangiye. Tangira witegereze izi ndabo zose, witegereze ibi biti byose, ubisezereho kuko ntimuzongera kubonana. Ayiwe, akanyugunyugu gatangira kugira ubwoba, nuko kabaza inkende kati, niko seye, ayo magambo yose umbwira urayambwirira iki? Iri shyamba se ni iryawe? Ugiye kuritema se? Ugiye kuranduramo izi ndabo zose se? Bigenze bite? Numva umbwira ngo ninsezere ku biri muri iri shyamba byose, urateganya iki? Ishyamba se ugiye kuritemesha? Nicyo cyazanye uyu mugabo se? Erega wiceceka nsobanurira. Sobanurira rwose, nkeneye kubimenya.